Ah, hello guys, ndabasuhuje. So ni wa Mungu wanyu Bosco Kirundo mukunda muri benshi, nyarukira kuri YouTube wandikiye Bosco Kirundo comedy, ukore like and share na comment. So ndabashimiye ku bantu bose bakoze like na share na comment na subscribe, basabe umugisha ku Mana. So nawe utari wakora like and share na comment na subscribe, nawe bikore uwo mugisha kugereho, kuko umugisha mu buzima bwa muntu uba ukenewe. So mbaza ni ikiganiro don't worry, ndabasaba ngo mukomeze munyere ku rukundo nanjye mbere kibikorwa, kuko ibintu ni mwebwe mbikorera. So hari abantu benshi bandika muri comment ngo ngira ibyo nkosora, abavandimwe ibyo ngerageje gukosora ndabikosora, n'ibyo mubona nakosoye hari ibikoresho byabibura, ariko ndasaba Nyagasani nizeye yuko azabima nanjye nkabaha ibintu byiza mfite n'ibikoresho byuzuye. Ubu ngubu ndakishakisha sindibona muri make, ariko ndabizi Imana izangira neza. So mbazaniye inkuru y'abanyeshuri babiri. Murabizi ikiganiro ni don't worry kandi muragikunda muri benshi. So ni ntugacike intege. Ubwo rero gahunda niyo ngiyo, ni Bosco Kirundo. By the way, na Instagram twarayifunguye, wa searching Bosco Kirundo, no kuri TikTok ni Bosco Kirundo amazina, ukagenda ugakora follow and like. Bazaniye inkuru y'abana babiri bigaga mu ishuri, umwe yitwa Pakayungi undi yitwa Likingi. So bari biga mu mashuri abanza. Likingi yigira ikinani yanga kwiga, ari inshuti ya Pakayungi. Pakayungi warakora ariga, umwana ashyiramo umuhati, noneho Likingi we agakomeza kugira ubunebwe, akifata nabi mu kigo. Bariga bagera magatsinda, gusa Likingi we akaza amanota adashimishije, Pakayungi akazana amanota ashimishije. Likingi yabona ikingana na Pakayungi akabona ni ibintu bisanzwe nabirenze. Baje kugera mu wa gatandatu y'amashuri abanza, akora ikizamini cya leta. Pakayungi arakomeza, Likingi arasigara kuko amanota yari yazanye ataramwemerera gukomeza. Ubwo Likingi nawe yakomeje kugira, yahise agira ikintu bita ishari ryiza muri make. Ishari ryiza, so njye niko mbyumva, nawe ufite ukuntu byumva, ariko nyine yashizemo imbaraga aravuga ati inshuti yanjye twagendanaga irakomeje, njye ndasibiye minerivare n'ikiriki, ashyiramo imbaraga ariga. Umwarimu wamwigishaga nawe abona yahindutse, agushyiramo imbaraga, umwana agakora etide, homework, akuzuza devoir and na quiz byose na exercice, umwana agashakisha kabisa. Icyatangaje mwarimu nuko uwo bita Likingi yarakoze igihembwe cya mbere, yaza mu banyeshuri batanu ba mbere, cya kabiri aza ari uwa gatatu, cya gatatu yaje ari uwa mbere, bose yabusunitse kandi yarabaga uwa 20 mu banyeshuri 30. So ubwo mwarimu byaramutunguye, reka bazagere mu cya leta sasa umwana kubita isomo rya mbere agire 98%, biti ryagaye. So Likingi niwe waje ari uwa mbere mu kigo, yaje ari uwa mbere mu kigo, ari ufite amanota meza, yaje mu gakonika. So ubwo yahise abona bulusi, kandi Pakayungi we yaraje mu dukoni tubiri tingira kuri minerivare ya leta. Likingi we yahise yigira kuri minerivare ya leta. So isomo ngaho ngaho rero impamvu bakishema ku gakuru gake gake ni ukugira ngo ikintu cyose uzabona mu buzima ni ishuri, ikintu cyose uzabona byaba byiza cyangwa bidukuramo isomo. So Likingi we ikintu isomo yakuye mu kuba yarasibiye, yagize se navuga ni ishari ryiza, njye niko mbyumva. So nawe ufite ukuntu wabyumva, ariko Likingi yarakoze arakora, nawe niyo mpamvu mbwira ngo don't worry, komeza ukore bizakora. So ushobora kuba uri mu ishuri ukabona uyu munsi ubaye uzanye amanota atari meza, adashimishije, urasibiye, aho ngaho ntabwo ariho wahera ucika intege ngo wenda ngo natsinzwe, ngo ntacyo bimaze, ngo kwiga si ibyanjye. Oya, kora ugire, ushiremo intego, wiyinega ati niba nazanaga amanota 50 mu gihembwe kizaza agomba kuzana amanota 70, mu kizaza 90, so zaza 100%. So Likingi nizo mbaraga yashizemo arakora. Nawe nkakubwira ngo don't worry, ibyo ubona none mu ishuri ry'ejo hazaza rizagufasha mu buzima. Ubwo rero ntugacike intege. Ikiganiro cyari don't worry, ni wa Mungu wanyu. By the way, Bosco